urumva rero ngira ngo amaji nyine urumva ntabwo byabura na bya bihe bya kera. Ibihe bya kera ngira ngo turabivuzeho ziriya ngoma yahondaguye zikabikora. Ngira ngo amagoma akora zifite nyinshi nubwo tutanazibuka zimwe yarahondaguye. Amakuru mashyashya njye mufiteho nazi neza, nzi neza ko wowe yazi kuko uri umuraperi mugenzi we. Ibintu byo kumva ngasigaye yoroye inkoko, inkwavu, ibyo bintu ntabwo ari comment nyinshi batera, ibyo bintu bibiri nibyo cyangwa atari byo. Amaji si umuhinzi, amaji si umworozi, ni umuhinzi mworozi. Uriya n'umunyamishinga utagira ngo amaji biriya bavuga ngo yarize ngo ukangaje amaguru. Ngira ngo ukangaje amaguru ni Bruce Melody ngo nubwo ngo kaba kamwiriyeho. Biriya ngira ngo aba ari ukugira ngo wenda nazo aba ari inkuru zo muri showbiz. Rero ugira ngo amaji ni umukene, nubwo yazamuwe wenda bari abapeti ba Bruce Melody n'urugero akunda gutanga bakaba baramwiriyeho. Biriya nta bintu biba birenze, kandi ngira ngo n'ubworozi ni umushinga ukomeye. Ntabwo burya ibintu by'ubworozi ari ibintu umuntu apfa kwinjiramo. Kandi ngira ngo amaji afite amahoteli menshi agemurira inkoko n'inkwavu. buriya njye nari nzi ko buriya umuhanzi akazi konyine aba akora ari ubuhanzi gusa. None reka bari abagoye b'injendi, iyo amafaranga amaze kugwira bahita bashora no mu yindi mishinga. Kandi buriya amaji n'umuryango ukomokamo ngira ngo ntabwo ari kwa ngofero cyane. Ngira ngo mu makuru nshobora kuba mfiteho makeya, biriya amaji ntabwo ari umukene. Ngira ngo ntiyigeze aba umukene, nta nubwo yigeze aba umukene cyane. Si umukene si umukene, amaji araryoshye, arabaho ubuzima umuntu yakabaye abamo neza. Niba abantu bose cyangwa se ibinyamakuru byose buri munsi uko ufunguye telefone usanga amaji, ko ngiye ku yindi telefone amaji, ku ma TV amaji, ese ibyo bintu urumva bitari hit kurusha uko yari ameze mu minsi iri imbere? Imana nabo nuba ari hit ahubwo kurusha uko mbere yari imeze, cyangwa ahubwo ngewe ubwanjye ibyo niyumvisha siko bimeze. Nuvuga ngo turi kuvuga ni hit yo ku mbuga izi zigezwa mu YouTube by'umwihariko. Ariko hit yahuranye n'ingoma, kumva ubutumwa bwe mu ndirimbo. Ngira ngo nujya kureba indirimbo ze nshyashya ugasanga nta hit zifite, ariko nujya kureba ibiganiro bye. Ariko naguciye mu ryo uvuga Bruce Melody, umbwiye ko amaji ari we wamuzanye mu murongo wo kuririmba. Oya nyine yabaye nk'umurezi. Ese kuki habayeho kuba Bruce Melody yarazamutse akajya hejuru, ubuno akaba ari international? Bruce Melody nako amaji kano kanya ndizera ko ibyo yakora byose ntago yageraho Bruce Melody ageze. Kiranga ibyo ngibyo wenda isi nigenda ibisobanura, urumva se? Isi nigenda ibisobanura, wenda ntawe utasubira hasi. Ngira ngo nabayishikeje ntibajya babivuga ngo bari up ntibagaruka down. Ariko biriya urwego waba uriho rwose waruvaho cyangwa se ukaruzamukaho, ushobora kujya kuri esikariye yo hasi cyangwa ukajya kurohera. Ibintu byose se buriya biba byaragenze ute kuba nakuzana muri game njye nyisaziyemo katundenga biterwa n'iki? Biriya bibaho nta nubwo ari mu muziki gusa, n'akazi ako ari ko kose. Cyangwa niba ngibi mwese ingero ntuzibona hano n'iduka n'igasubiza ko n'umwuga. Izi ntara abapeti twagiye tuzana tubafata akaboko, ubu bakaba bari do. Ibyo si ibintu biba batazi kwambuka. Ubwo muri makeya ni chance z'akazi nyine aba yagize. Ziriya ni chance,
no kuba Imana igutije ubuzima ngo ikweseye nawe urebe kugira ngo Bruce Melody ngira ngo niba adakora neza ibintu nk'uko yakabikoze ngira ngo arimo gusuzuma, ni igihe cyo kumusuzuma. Imana irimo umusuzuma mu gahe imuhaye, kandi koko n'ibyo bamurega ari byo wenda yaragiye agahita yiyemera bya danje, kugira ngo life ni ikintu gihindagurika everyday. Aho ateretse hari n'undi waba uhateretse. None ko ubuzi neza ko kuri no TV abantu benshi baba badukurikiye, sibyo? Kandi ikindi buri muntu wese aba yifuza kumenya isesangura ry'umuntu wavuze uko rihagaze. Ama G The Black nyamufata nk'umuntu ukomeye, arakomeye, ariko nk'iyo mubona arimo arira kuri TV w'umusitari tuzi, yo bwanjye nk'umunyamakuru ibi biracanga bikamvura ati se umuntu niba yifashije yishoboye abasha no kuba yabona n'izo nkoko akazora n'izo nkwavu akazorora, kuki ari imbere ya TV? Biterwa n'iki? Muri make ni okay. Nasta ni munsi zoba zizamutse, ariko uzi kuba umwana bane waramuzamura muri resitora yawe ukamwigisha gukora amacapati, ukamwigisha gukora n'ibindi byose. Ntabwo ari byo, ariko icyo ndi kukubwira ntabwo Ama-G ari umukene, ntabwo ari ukuvuga ko yakeneye agiye gusaba. Ama-G bishishira bifite byo kubaho uturi ntihazitenge nyine akaba ariho biri aho ngaho, ariko nyine hari ibyo aba akeneye. Umuntu aba ari ibintu byinshi aba akeneye, ntabwo yanze akamiliyoni ko kwinjira cyangwa se ubundi. Nubwo Ama-G twamuvuzeho cyane nkigira naho namukurikirana cyane, Ama-G we rwose mu bantu nkurikirana nawe nanjye abamo cyane kabisa. Nkunda kumureba mashusho media ahantu hose. Ngiye mu bwanjye mubona ari umugabo tu. Ama-G ntabwo ari ni umugabo kabisa, ni umugabo tu, nanjye nabonye icyemezo yafashe. Sanga buri wese nk'umugabo yamubona hisoma. Oya Ama-G ndamuzi, nta nubwo ari imbwa, nubwo ari n'ingoma yakubizaga ngo ndi imbwa. Ikubitanye n'ubita fighter, iyo ngoma ntabwo iri. Ingoma z'ingenzi ni nyinshi, shako ni ijambo nategeze ndyumvamo ko akaba aririmbye narize. Ntabwo yari ingoma yabaye trend, kuko ni muri bya bihe n'ubundi umuziki wabaye nkaho nyine batari kumva cyane wiwe. Ariko ngoma arayifite bita ngo ndimbwa, ariko Ama-G ntabwo ari imbwa. Ziraba ari indirimbo z'inyigisho. Yari ingoma yakubise bita umuntu usinyama n'amaraso, ahubwo ni ikibyishe. Aho ngira ngo ariko wumva ukuntu Ama-G The Black aririmba indirimbo zirimo ni indirimbo nyine ni bwa butumwa nakubwira bwo kubwiriza abantu. Umva aririmba indirimbo man. Ariko ni kuki abantu batemera man? Nyine ntabwo bicuruza, niyo mpamvu ujya kubona nka Dani aretse kurapa akajya mu bishego. Akavuga ati reka njye mu bishego ndebe ko bwacya akazi. Ariko Ama-G baragira ati njye hip hop nayikomeyeho nta nubwo nshonje, ati ahubwo reka nkora akazi kandi ese njye mbaho ubutumwa. Ubona azabigarukamo cyangwa yagiye nazagaruka? Ama-G The Black yagiye asa nazagaruka, ntabwo aririmba. None se bara ubona njye mbona ameze nk'ibyarangiye. Twe turamukurikirana, twebwe nk'abantu babikurikirana nk'abaraperi bagenzi be, ingoma ze turazumva, turamukurikirana cyane. Ari guranye mukuru wacu. None zari umuntu hari ibyo twamwireferaho man, hari ibyo twamwireferaho nk'umuraperi watubanjirije. Ubwo rero urumva niyo mpamvu kumukurikirana aba ari ngombwa, aba ari nk'itegeko kumukurikirana. Ngira ngo irangoma ari ingoma yakubiza ntabwo iri ingoma bavuga ngo ndimbwiza ubwenge, ndimbwirinda shebuja, ndimbwiza byinshi, ngenda amanywa nijoro, ndimbwi ibasha kumuka nk'ukubasha kuvuga ndimbwa. Kuko kubana n'abantu bisaba kwigira imbwa se ndimbwa. Ngimbwa y'umusega niruti y'ubukananka, ndimbwa ikamenya indi ntaribi ndimbwa. Urumva iyo ni ingoma
ni ingoma ariko nyiri ukumva areba titira avuga ati ndimbwa, yavuga ati Ama G ngo yitutse ngo ni imbwa, ariko ntabwo aba yitutse hariya. Ni ubutumwa barimo gutanga, ni SMS hariya ni umubwiriza rero. Nibyo mpamvu ati abahanuzi benshi b'abaraperi ni ababwiriza. Ngira ngo nk'Ama G, Diplomate, umuvandimwe nyakwigendera Jay, ngira ngo ni ingero nagwaza abantu bagiye baririmba indirimbo ziri dangere, zirimo ubuhanuzi, ba Fireman, ingoma za dangere. Nanjye ngira ngo iyo ngoma nayikuyeho n'imirongo mu ngoma nize ibikorwa cyane. Ngira ngo biriya byo biba byumvikana, bari abahungu ba kera ndabemera cyane, ariko ninjya kukubwira umwihariko ndakubwira, nkubwire Diplomate, nkubwire nyakwigendera Jay, ndakubwira Fireman, nkubwire Pfla, nkubwire Green P, hazemo ba Ama G The Black, ngira ngo na ba Paxson nubwo imirongo yabo bitumvikana neza kubera ibirimi, ariko ngira ngo Paxson nawe ni umuntu washyigikiye hip hop cyane. Ariko ubundi hari umuhanzi w'umuraperi n'umwe utazi? Baba bahari ariko ni babandi nabo bataramenyekana. Ngira ngo abaraperi ni benshi cyane. Ariko abazamani bose urabazi? Abazi abo bita ba White Monk, abantu bita abaraperi ni benshi, ba Manamana, ngira ngo nimwigize munabamenya mwebwe. Rwose ndumva uba wagiye bose ukabasakuma ukabakurikirana bya nyabyo. Oya, abaraperi bo ni benshi, ahubwo imirongo y'abahungu batoya bandi ntabwo tuyimenya, ariko urabona turimo kumenya ibishishwa bidafite gahunda. Okay. Nese Bush hari ingoma ye waba uzi wenda ya danje aheruka irimo ubutumwa. Si ibintu byo kugendera muri bo bwabo bwite bwabo, hari ikindi. Ngira ngo biriya byo biba byumvikana, bari abahungu ba kera ndabemera cyane, ariko ninjya kukubwira umwihariko ndakubwira, nkubwire Diplomate, nkubwire nyakwigendera Jay, ndakubwira Fireman, nkubwire Pfla, nkubwire Green P, hazemo ba Ama G The Black, ngira ngo na ba Paxson nubwo imirongo yabo bitumvikana neza kubera ibirimi, ariko ngira ngo Paxson nawe ni umuntu washyigikiye hip hop cyane. Ariko ubundi hari umuhanzi w'umuraperi n'umwe utazi? Baba bahari ariko ni babandi nabo bataramenyekana. Ngira ngo abaraperi ni benshi cyane. Ariko abazamani bose urabazi? Abazi abo bita ba White Monk, abantu bita abaraperi ni benshi, ba Manamana, ngira ngo nimwigize munabamenya mwebwe. Rwose ndumva uba wagiye bose ukabasakuma ukabakurikirana bya nyabyo. Oya, abaraperi bo ni benshi, ahubwo imirongo y'abahungu batoya bandi ntabwo tuyimenya, ariko urabona turimo kumenya ibishishwa bidafite gahunda. Okay. Nese Bush hari ingoma ye waba uzi wenda ya danje aheruka irimo ubutumwa. Si ibintu byo kugendera muri bo bwabo bwite bwabo, hari ikindi baba bashiro. Umuntu hari ibindi aba agomba kujyamo, urumva se? Ariko ngira ngo hip hop urabona ko Ama G twanamuganiriyeho cyane. Buriya rega ushobora no kuba utemera umuntu ariko ukaba arya ngo ni urukwavu utemera ko ruzi kwiba. Buriya Ama G ni umukozi cyane, urumva? Ama G yararirimbye, Ama G afite amajano y'ibiganiro, Ama G yaroroye, Ama G akora amafirigo, Ama G ngira ngo afite amakampani yamamariza, hari amakontara agiye afitemo. Ama G ni umukozi cyane, Ama G ni umukozi cyane, kandi Ama G ntabwo yafashemo abantu. Uhereye kuri uriya muntu mukuru Bruce Melody yaramukunda. Akanonete ubona agatarakira aho ngaho, agatarakira usanga wakumva iki?